Namakuru ababaje kandi ateye agahinda yumvikanye hariya mu mujyi wa Kigali ahazwi nka Nyabugogo. Birababaje kandi biteye agahinda ibyo abanyerondo bakoreye umugore wari utwite ariko wakoraga akazi k'ubuzunguzayi. Abazunguzayi rero murabazi ko hari bari abagenda bacuruza imyenda yo kwambarwa, abacuruza imbuto ndetse n'ibindi byose bigiye bitandukanye babikoreye akabasi cyangwa nyine bafite imyenda mu ntoki. Ibyo rero ni ibyabereye hariya mu mujyi wa Kigali byakorewe uyu mugore utwite bikozwe n'abanyerondo. Mana y'isi n'ijuru, mbese n'ibiki byabikoreye umugore utwite? Mbese ubuyobozi bwo bwaba bwatangaje iki? Mbese abaturage babonye bino byo bibabo baba batangaje iki? Byinshi rero urimo uragenda wibaza nibyo tuje kugenda tubasobanurira mu makuru yacu y'uyu munsi. Reka rero dutangire n'inkuru yacu yumvikanye hariya mu mujyi wa Kigali, aho rero Nyabugogo umunyerondo yirukankanye umugore utwite, akaba yari umuzunguzayi, amwambura ibyo yari afite byose maze ahita amujugunya mu mugezi wa Nyabugogo. Nk'uko nyine abaturage biboneye ibyo ngibyo bagiye babitangariza itangazamakuru, ndetse n'umugabo w'uyu muzunguzayi avuga ko yari umugore wiwe ngo kandi umugore wiwe yari atwite. Umva agahinda n'umubabaro uyu mugabo yahuye nako ndetse n'icyo abaturage nabo bagiye batangaza nyuma y'uko biboneye ibi byose biba amaso ku yandi. Byakira biragoye kuko njye nsigaranye abana gusa n'umudamu wanjye, dufitanye abana babiri n'undi wa gatatu bwagiye kubyara. Njye ndifuza ko inzego zibishinzwe zakurikirana aba bantu bakahanwa n'amategeko, kubera yuko ibi birenze indangakamere rwose. Bivuze ngo yaba ari na nijoro baba bamwishe, n'ubundi abapfuye bari kunzanira umurava. Turaje tugeramo hariya, undi rero yari yikoreye amashuka ku mutwe, bageze hano ku kiraro bamushikuje amashuka bamera nk'aho bamusunitse, undi yiberanguramo hano, uruzi ruramutemba n'amashuka yamwe arareremba ayandi barayatwara. Atwite ngaho hariya haryamye hejuru ya yanze. Ko twabahunze tukava muri Kimisagara tukaza muri Gasabo, badukurikirana kubera iki? Ese ko bamwambuye amashuka yiwe bakabona ko bamunaza mu mazi, ko batasubiye inyuma ngo bamukure, ahubwo bakitwara amashuka, nta nubwo bamutabarije? Ese mwadukora ubuvugizi uriya mubyeyi nawe akabasha gukira? Aratwite, yasize abana bagomba kurya, bamusize mu mazi kandi babibonye ko bamusunitse, bamurohoyemo bo ubwabo, bamukuye amashuka ku mutwe, undi arasunika amutama, bibona ko amutayemo. Ngewe ikintu aratwite, ngewe ikintu nabivugaho ni uko mwadukorera ubuvugizi byibura, niba binabayeho yego bari mu kazi, ariko akazi kabo barimo bari kugakora nabi. Twese turabazunguzayi, baje batwirukankana batuvana muri gare batugeza hano ku kiraro. Batugejeje mu mama yari yikoreye amashuka, bahita bayamwambura, umunyerondo ahita amusundura mu mazi, arasoma amanuka hano mu mazi, nitwebwe tumurohoyemo hano. Fata aho ngaho tugira ugucyo ukuboko, uriya akandagizamo inkweto, nanjye ndafata turamukurura tumushyira hari. Inkuru kandi irimo iragenda igarukwaho n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye bose bo hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda. Yanemejwe n'umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali CIP Larisse Gahonzire, aho nawe yavuze koko ko ayo makuru bayamenye yuko nyine hari umudamu utwite ariko wakora aka kazi k'ubuzunguzayi waguye mu mugezi wa Nyabugogo ubwo yahungaga bano banyerondo. Ati rero turacyakora iperereza kugira ngo nyine tumenye icyo uyu muzunguzayi, niba koko ari bano banyerondo baba bamujugunye muri uwo mugezi wa Nyabarongo. Ati iperereza ryo riracyakomeje. Umva icyo yatangarije itangazamakuru. Yabaye umudamu w'umuzunguzayi akora ubucuruzi butemewe bwo kuzunguza, abonye n'abanyerondo birukanka agwa mu kiraro, ariko abaturage babasha kumukuramo atarapu, akaba rero yajyanwe kwa muganga. Turakurikirana uko byagenze kugira ngo twumve niba habayemo kumubutaza cyangwa se habaye ari uguhunga abanyerondo. Tugiye kubikurikirana rero, tugiye kugira ngo tumenye ibitaro bamujyanyemo. Kugeza ubu nta nubwo turamenya umwirondoro we, twumva mbere yahise tumutwara kwa muganga. Tugiye kumukurikirana rero tumenye aho aherereye, amazina ye, atubwire n'uko byagenze. Dusanze habayemo
kumuhutaza n'abanyerondo bakurikiranwa kuko yego nabo baba barakora ibikorwa bitemewe ariko ntabwo yahutazwa kugeza aho agwa mu kiraro cy'amazi. Ubwo rero iyi nkuru yari ikimara kujya hanze, abantu benshi cyane bagiye batandukanye bose nyine baracyagaruka kuri uyu munyerondo wajugunye uyu muturage cyangwa uyu mugore utwite akamuta mu mugezi wa Nyabugogo, bavuga ko rwose nyine yakoze amakosa, ati basi niyo bamutabariza nk'uko abaturage bagiye babitangaza, ngo ahubwo bamaze kumukorera ibintu nk'ibyo ngibyo, ngo bamwambura amashuka yari afite, ngo ntihajya n'ikintu na kimwe bamukorera basi ngo bamutabarize, ahubwo bahita bamujugunya muri uwo mugezi wa Nyabugogo. Ati rwose rero nabo banyerondo nabo bagomba guhanwa cyangwa bagomba kuzajya babanza bagahugurwa mbere y'uko nyine bahabwa kano kazi bakora. Reka rero natwe dusoreze hano n'iyi nkuru, byinshi tuzagenda tumenya byerekeranye n'iyi nkuru tuzabigarukaho mu makuru yacu tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Imana yo mu ijuru ikomeze ibane namwe mu byo murimo byose bigiye bitandukanye.